bapfuye. Nkaba mbonera kubwira abantu bari gushakira amahoro mu bapfumu, kumbaza wenda ngo ubutumwa bw'itorero nabutambukije mu bundi butumwa uko Imana yari yabumpaye. Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ube kuri mwe mudukurikiye kuri Mwenerekaho TV. Mbibutse gukanda subscribe no gukora share ndetse na like. Comment yanyu nayo irakenewe. Tujye tubana mu dutera inkunga, ariko kandi dukomeje kubashimira uko mudushigikira buri munsi tugenda tubibona. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine mu kiganiro, tukumwe n'umutumirwa, umukozi w'Imana musanzwe mumenyereye, usanzwe abagezaho ibiganiro bitandukanye, ubuhanuzi se. Uyu munsi turifuza kuganira nawe, ariko mbere yo kuganira nawe reka mbanze mwakire muhe ikaze kuri kamera zacu za Mwenerekaho TV. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye, abazadukurikira, ni karibu. Yego, amazina ni Munyarubuga Vedaste, benshi bazi ku izina Nzayinambaho Akaramata. Ndi umukozi w'Imana, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Muhoza, paruwasi ya Muhoza, ururembo rwa Muhoza, mu ntara y'Amajyaruguru. Yes, Nzayinambaho turakwakiriye, ariko wa mugani umuntu yakwibaza akazina Nzayinambaho katurutse hehe, nakabavyeyi bakwise, byagenze gute? Murakoze cyane. Iri zina abantu benshi bajya baryibazaho cyane, ntabwo ari mwe ba mbere mu bimbajije, ariko njyewe nkunze kubivuga cyane. Ndi umwe mu bantu Imana yagiriye neza, ima agakiza binyuze mu nzira zigoye, binyuze mu nzira zikomeye cyane. Kuko twari turuhiye mu bapfumu, twarabuze amahoro, kuko twahoraga turasarwa indasago za buri munsi, tunywa imiti y'abapfumu ya buri munsi, mbese turushye cyane, tubuze amahoro mu buryo umuntu atabona uko abivuga. Noneho rero Imana imaze kumpa agakiza, nararyamye ndasinzira, ya mahoro nari narabuze mba ndayabonye. Uko nagendaga mbona ineza y'Imana, niko naje gufata iri zina. Ntabwo iri zina ari ababyeyi barinyise nk'uko mubimbajije, cyangwa se ari Imana yarinyise, ahubwo ni njyewe wavuze ngo nshingiye ku neza y'Imana, nshingiye ku gakiza yampaye, atari uko mvuka mu muryango w'abantu bakijijwe, shingiye ku bitangaza Imana igenda inkorera, niho nakuye iri zina ngo Nzayinambaho. Noneho uko byagendaga byiyongera, niko haje kuzaho n'iri rya kabiri rivuga ngo Akaramata. Nuvuga ngo iyo wavuga uzanambaho Akaramata ni Imana. Ni Imana. Ariko wa mugani hari ikintu ukomojeho cy'ubuhamya cy'uko wakiriye agakiza, uvuzemo akantu k'abapfumu. Watubwira gato ku mateka yawe, ku buhamya bwawe, wenda ucemo gato. Hari nk'abantu babibaza bati se koko ibintu by'ubupfumu bibaho, kuraguza bibaho se? Mara abantu impungenge, ariko ubabwire ko noneho Imana ibyo bintu ibirangiza, nawe gatse buriya ntabwo akibikora. Muri make tubwire muri makeya. Murakoze cyane. Ni koko hari abantu benshi wenda batabyizera, ariko abapfumu babaho. Urugero, urabona nk'uyu mupfumu witwa Sarongo muri iyi minsi rwose arahitinze cyane kabisa. Ariko twebwe twahuye n'abapfumu benshi batari bakeya. Ubwo rero abapfumu babaho kubera yuko mu gihe twari tubuze amahoro, Satani atubushije amahoro, twirukanyiraga mu bapfumu. Bapfumu bakaduha imiti, tukumva yuko ya miti y'abapfumu iri bubashe kuduhesha amahoro. Icyakora tukabona agahenge k'iminsi 3, ariko wa kane dayimoni batubuzaga amahoro bakongera bakagaruka. Ubwo rero murambaje muti ariko marabani impungenge bashidikanya ko abapfumu babaho. Njyewe ndabihamya neza, ndabizi,
hari umupfumu witwaga Kagemana, n'uwo mu karere ka Rutsiro, yari yaraduhaye igishumi kiriho, babyita ngo ni imigi. igishumi yari yagihaye wowe cyangwa se abantu mu muryango? Abo mu muryango twese twambaraga icyo gishumi cyitwa imigi. Noneho tukumva yuko umuntu wambaye icyo gishumi kiriho iyo migi ntabwo, mbese n'abadayimoni bashobora kumwegera. Ariko noneho bikarenga, tunacyambaye tukanabura amahoro kabisa, amahoro akanabura. Ubwo rero twahoraga ku miti ya buri munsi. Ubu njya nibuka cyane indasago zo mu gahumbi mu mutima, indasago z'inyuma mu bitugu, indasago zo ku maboko, izo mu mpanga, izo ku maguru. Ibi byose njya mbyibuka, nkumva ashimye Imana. Ari naho nakuye rya jambo, rya zina ngo nzayinambaho. Ubwo rero abapfumu bariho baturiye ibyacu, ibyo ndabibona. Twagiraga amasambu menshi ko twavukiye mu cyaro aho bahinga. Nkabona abapfumu bari isambu barayirangije umusozi wose. Nkabona bafashe indi barayiriye bakayirangiza. Hari aho mperutse kugera nitegereje isambu abapfumu baturiye, mbwira Imana ntari ku Mana, kubera iki wabyemeye umusozi nk'uriya? Ni isambu nini cyane irimo akayabo k'amafaranga atari makeya cyane kabisa. Ndangije ndabana Imana, kubera iki wabyemeye? Ati iyo uma agakiza nk'aya masambu batari bayarya, ati n'ubundi nkaba nibonera n'amafaranga yo gukoresha n'umurimo w'Imana. Ariko Vedaste, Imana iguha umugisha. Hari ubwo rimwe na rimwe abantu batumva ukuri, ariko urimo uravuga uti twajyaga kuraguza bakaduha imishumi tugakenyera, ariko tukabura amahoro n'ubundi. Niki wabwira abantu? Na bugingo n'ubu hari abantu bakiraguza, bagifite iyo myumvire ya kera, batazi ko Yesu Kristo ashobora guhindura. Hari n'uwavuga ati se none natubwire, ubu ngubu amahoro yarayabonye, aho yamaze kwakira agakiza agakizwa, iyo mishumi ntakikenyera, ese yabonye amahoro. Ibyo wasa n'ubwira abantu, ariko none ukagira ikintu wabwira abantu bakiri mu myizerere yo kujya kuraguza. Murakoze cyane. Rega buri ikibazo, hariho n'abantu basenga ariko bakaba batizera. Ugasanga umuntu ajya mu cyumba cy'amasengesho, ugasanga umuntu amaze igihe kinini akijijwe, ariko kubwo kutizera yahura n'ikibazo, ugasanga n'ubundi ari kubaririza ati nimundangire aho abavuzi bari, ugasanga n'ubundi banamuyoboye muri ba bapfumu. Kuko n'abapfumu bazi kujijisha. Njya mbyibuka ari umupfumu witwaga Tofili, nawe yaturiye ibintu byinshi cyane. Uwo mupfumu witwa Tofili yajyaga aza, yaba yaje akabanza kuvuga ishapure, njya nibuka twigeze tugerayo, yewe nkumva amajwi avugira mu iparafo. Ndavuga nuko biri kose amahoro twabuze noneho turayabonye, shingiye ukuntu rwose ndimo numva ijwi rivugira mu iparafo. Yewe afata n'urupapuro araruzingazinga, nta kintu cyanditseho, arurambuye ruza rwanditseho amagambo, aravuga ngo aya magambo, icyakora ururimi ntabwo rwari rusobanutse. Ariko ndabana ibi bimenyetso biragaragara yuko ahangaho twageze turi buhabonera amahoro. Aho hose nta mahoro twigeze tubona. Ariko mwambaje muti none wabonye amahoro ukimara kwakira Yesu? Nyimara kwakira Yesu nabonye amahoro, ufite amahoro yo mu mutima, kubera yuko Bibiliya avuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Naho nahura n'intambara, iyo nsenze Imana irantabara. Niyo nahura n'ikibazo, iyo nsenze Imana, cya kibazo njya kubona nkabona mu gihe gikwiriye Imana iragikemuye. Nkaba mbonera kubwira abantu bari gushakira amahoro mu bapfumu. Nta mahoro yo mu bapfumu. Abantu bari gushakira amahoro mu miti y'abapfumu, aho ngaho bagira ngo baguha imiti, ahubwo bari kurushaho kukongerera imbaraga z'imyuka mibi. Ugasanga ya myuka mibi bari kugenda bagupakizamo, ugasanga igeze ku bana bawe, ikagenda mu muryango, ikagera ku bantu benshi, ugasanga n'ubundi bigize ingaruka mbi nko mu miryango. Ubwo rero nkabambwira abazankurikirana kuri iki kiganiro, mbashishikariza n'ubundi kwizera Kristo, bagakizwa, mbese bakizera imbaraga z'umwami. Uyu Yesu
afite ububasha bwo gukiza indwara zananiye n'abaganga. Uyu Yesu abadayimoni iyo bamwumvishe barahunga, kubera yuko urumva bari baratubujije amahoro, ariko nyimara gukizwa ntabwo abadayimoni bongeye kunyegera. Amen. Bahise bahunga. Urumva ni hehe se wavuga ngo nta mahoro nabonye? Abadayimoni bari baradutesheje umutwe, ariko umuntu aryama nkasinzira, bana bararyama bagasinzira. Naho ikibazo cyaza iyo dusenze Imana, imbaraga z'Imana ziramanuka, bya bibazo bigahita bigenda. Imana ishimwe cyane rero. Amen. Kandi igiriye neza mwene data uzankurikirana kuri iki kiganiro, nibura wajya gushidikanya wibaza ngo mbese nanyura mu yihe nzira nibura nkabona amahoro. Amahoro nta handi wayabona, ni kwa Yesu. Kandi turimo turacuruza amahoro. Mwene Rekabu, Imana iguhe umugisha. Amen. Kuba wampamagaye kuri channel yawe kugira ngo nze gutambutsa ubu buhamya, cyangwa se tugirane ikiganiro. Buriya iyo mbonye aho kuvugira ibintu nk'ibi, mbangiza umugisha ko mvuga ngo uko biri kose hari abantu barushye nk'uko natwe twari turushye, nibura bazakurikirana iki kiganiro bakamenya neza inzira yabahesha amahoro. Ngaho rero aho izina Nzayinambaho ryanavuye, ni muri izo nzira zose twagiye tunyuramo zigoye, ariko Imana ikatwereka ineza yayo, n'ubundi twavana icyizere cyo kuvuga ngo iyi Mana yatugiriye neza, natwe tuzayinambaho, izina riba Nzayinambaho akaramata. Ni urugendo rurerure cyane wanyuzemo mu bintu bitandukanye, mu kuraguza. Watubwiye uti ibintu byadushizeho iwacu, abantu badutwara ibyacu, ariko wa mugani ko kubanza bapfumu batwara ibintu by'abantu benshi. Hanyuma se warakijijwe, uza kumenya agakiza, wakira Yesu umwami n'umukiza. Abandi nabo se mwajyanaga mu izo nzira, wenda biwanyu barumuna cyangwa se bakuru bawe, nabo baje kwakira agakiza? Murakoze cyane. Ubundi njya nkunda kubwira abantu, hari umuntu umerutse guhura nawe arambwira ati, mukozi w'Imana rwose njyewe biranyobeye, biracitse, ndabona ibyanjye bikomeye. Ati ni ibiki se? Ati ubu ngubu rwose Imana yampaye abana, ati nabanje kuba ingumba, ariko nza gusenga Imana ingirira neza, imereza urubyaro. Ati ariko ubu ngubu numva ngiye kuziyahura kubw'urubyaro Imana yampaye. Noneho rero turaganira, ni umubyeyi akunda gusenga Imana, ariko tugera ku ntego ivuga ngo agakiza nta k'umuntu ku giti cye. Buriya ushobora kuba Imana ishobora kuguha agakiza, mwene Rekabu ikaguha agakiza, ariko abantu byaye agakiza ntibakabone. Burya ni ukuvuga ngo ni ubuntu bw'Imana. Bibiliya Pawulo yaravuze ngo ntabwo byavuye ku mirimo myiza, ntabwo byavuye ku gukiranuka, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo bwatubatuye. Nibwo buryo rero ntabwo ariko benshi mu muryango bagize amahirwe yo kwakira agakiza. Icyakora hari bake bagize ayo mahirwe, nabo bakira agakiza. Urugero nk'umudamu wanjye, nawe yari twabanaga mu bupagani, ariko nawe yakiriye agakiza. Hari n'abashiki banjye nabo bakiriye agakiza. Madamu wawe mwashakanye utarakizwa? Twahuye ntarakizwa, tukiri abapagani. Ariko ubwo ngubwo amaze kubona uburyo Imana itabara, nawe yahise yakira agakiza. Kuko ni urugendo rurerure. Twinjiye mu buhamya, ubwo wambaza utese kugira ngo ukizwe byavuye mu yihe nzira, nabyo ni ubundi buhamya burebure cyane. Tuzashaka wenda umwanya wo kuduha ubuhamya, ariko ndagira ngo ubwire abantu, hari nk'abantu baba barahezwe mu biyobyabwenge, mu businzi. Uko kose umuntu wagiye kuraguza, ntabwo inzoga batana, ntabwo hari izindi ngeso mbi, ariko wa mugani hari ugiye ugana n'umuntu akavuga ati se ngiye ko byananiye kubireka, ngiye nabi. Ni nk'irihe banga wakoresheje kugira ngo nibura ube wareka izo ngeso cyane? Wenda mu bigaragara ntabwo wari wakabaye mukuru cyane kujya waraguje ukiri umwana. Hari nawe ati si yagiye kuraguza yabuze iki? Ese kuko hari nk'umuntu uvuga ati nabuze urubyaro kanje kurushaka mu bapfumu, undi akavuga ati wenda nabuze amahoro cyangwa amafaranga. Ariko wenda utubwira kimwe mu byatumye byatumaguja yose, na ababyeyi bakujyanagayo, ni umuryango se, hari ibyo wari ubuze, ariko noneho
ni nk'inzira, ni izihe mbaraga zagushoboje kuvayo? Murakoze cyane. Buriya ndimo mbyumva neza, kubera yuko wakwibaza utese koko wajyaga kuraguza wabuze iki? Njyewe ntabwo nigeze njya kuraguza uretse ababyeyi, nuko twavukiye mu miryango ijya kuraguza iraguza, noneho bakanaterekera. Urumva ibyo byose njyewe narabirebaga mu bapfumu nkajyayo. Hariho ubwo bantumaga, hari umupfumu witwaga Barigora, ni urugero nakundaga kujyaho cyane, bantumye kuzana y'imiti. Ndabyibuka nawe yaturiye amatungo menshi yazaga iwacu, akavuga ngo bagomba kubaga ihene y'ibara rimwe, uruhande rwose rw'ihene akarutwara. Yabaga yazanye n'umwana, n'ubundi wa mwana akagenda yikoreye, nawe akagenda yikoreye. Ibyo nabibonyeho, kandi ntabwo nari umwana cyane, nari umusore. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kimwe mu byo wambashije tese, icyatumaga mujya kuraguza ni iki? Icya mbere cyatumaga wenda nk'ababyeyi banjye bajya mu bapfumu, twaburaga amahoro. Urugero nk'ubu hari uwavuze ngo zirara zishya bwaca zikazima. Twararyamaga, waba uryamye nka nijoro ukaba wajya kubona ukabona nk'inzoka, ukaba wajya kubona ukabona nk'ibintu by'ibisimba, ukaba wajya kubona wajya kumva ikintu kirakunize, cyangwa kumva ikintu kikwicayeho, ukumva umwuka uraheze, tukabura amahoro. Nuko mw'ubwo buryo tukajya gushakira amahoro rero mu bapfumu, ariko amahoro akabura. Kandi muri ibyo byose mbonereho no kubwira abantu yuko burya kwa Yesu niho wabonera amahoro. Nubwo byagenze gutyo, ntabwo Satani ntabwo yabuze kudutwara abantu. Satani yatwaye papa wanjye ndabibona, Satani atwara mushiki wanjye ndabibona, Satani atwara mukuru wanjye ndabibona. Ni ukuvuga ngo Satani yatumazeho abantu ndabibona. Ariko nubwo bimeze bityo, kubwo kwizera Imana twagiye dusanga kwa Yesu ariho hari amahoro. Tubonereho no kubwira abantu rero baheze mu rungabangabo, ugasanga umuntu kubwo kubura amahoro agiye kwiyahuza ibiyobyabwenge, agiye kwiyahuza urumogi. Ibyo tujya tubibona. Nta mahoro yo mu biyobyabwenge, nta mahoro yo mu rumogi, aho ngaho rwose nta mahoro yo mu bapfumu. Izo nzira nimuzisezerere. Kandi ikindi nanamenye neza yuko umuntu wese uhagaze muri iyo nzira, hari korali yaririmbye ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima, ngo kakuryohera uyu munsi, ngo ariko ngo ejo kakakuniga, ngo ugasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima. Nubwo bimeze bityo, hanyuma y'ibyo byose Imana izahana abantu bagiye mu bapfumu, Imana izahana abantu bishoye mu biyobyabwenge, Imana izahana abantu bishoye mu byaha by'ubusambanyi. Ko ariho n'ababura amahoro bakumva yuko bayabona ari uko bagiye gusambana. Umuntu yabona ahuye n'ubukene, niba ari umukobwa cyangwa umudamu, akavuga ati ko biri kose reka nshyikirane n'uriya mugabo ufite amafaranga, hazajya nyihera ku mafaranga. Ariko nta mahoro y'abanyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Abantu nibave mu byaha bizere Kristo, kandi ni ukuri hari inyungu. Bibiliya iratubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko biduhesha amasezerano y'ubugingo bwa none n'ubugingo buzaza nabwo. Bivuze ngo iyo wubashye Imana uba ufite amahirwe ya none, ukaba ufite amahirwe y'igihe kizaza, nacyo Imana ibaha umugisha. Vedaste, Imana iguha umugisha, kandi koko ngira ngo ibyo uri kuvuga birimo birafasha imitima ya benshi. Hanyuma wenda dukomeze turimo tunaganira, tunajya ku musozo. Hari ibimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru, ku ma YouTube atandukanye, ngira ngo abantu benshi barakuzi, wagiye wumvikana ku maceno uvuga ku buhanuzi Imana yagutumye. Wavuze ko utangira ko usengera muri ADP, ngira ngo warimo uvuga ku buhanuzi Imana yagutumye kuri bamwe bayobozi bo muri ADP cyangwa se kuri ADP mu nyirizina. Numvise ikiganiro wakoze, humvikana nyine ugenda uvuga ko hari iby'Imana ije gukora mu itorero ryayo, ariko hamaze iminsi nawe amagambo yumva ese ni Imana yamutumye, ntabwo ari Imana. Iri bintu bivugaho iki, Vedaste? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyumvikana. Koko Yesu niwe wavuze ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo ni urutare rugusha,
cyangwa se ni urutare rusitaza benshi ngo bazamusitaraho bagwe. ni koko mu minsi yashije bwo Imana yampaye ubutumwa bwo ku itorero, mbucisha kuri televiziyo, ariko ubwo butumwa bwaje kudisitingwaho ibintu byinshi cyane. ariko ikintu cya mbere navuga, igihe cy'ibintu iyo kirangiye muri iyi minsi, ubundi ngiye navuze yuko ubu butumwa nta kindi naburenzaho, kuko Imana imaze kubuma ngo mbutambutse, nta bindi yambwiye gukurikiza ubwo butumwa. ariko icy'ingenzi, ngiye ndi umuhanuzi kubw'impano z'Imana, ndi umuhanuzi. iyo Imana imbwiye ngo hanura, n'ubundi manura uko negetswe. ni ukuvuga ngo rero ubutumwa natambukije ntabwo ari ubw'itorero gusa, kuko natambukije ubutumwa bw'igihugu cy'u Rwanda, ntambutsa ubutumwa, hari n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu Imana yampaye, narabutambukije n'umuryango we. hari n'ubutumwa Imana yampaye ku bacuruzi, hari n'ubutumwa Imana yampaye ku bakozi ba leta. urumva yuko rero ubutumwa natambukije ni bwinshi. ubwo rero kumbaza wenda ngo ubutumwa bw'itorero nabutambukije mu bundi butumwa uko Imana yari yabumpaye. kandi nuko nguko rimwe na rimwe hari ubwo twumva wenda Imana yatubwira ibyiza, ariko hari ijambo Imana yabwiye Kayini, iramubwira ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. buriya ntabwo Imana ibishaka yuko n'ubundi twahera hanze Imana iri kutugaya, ahubwo biba amahirwe. merutse kuba ndimo ngenda, umuntu arambwira ati mukozi w'Imana ashaka ko dusengana. nibura Imana ikugirira ubuntu, ikunyuzeho amakuru, nishaka ibiri kungaya, ariko menye yuko Imana nibura iri kungaya, menye iby'ingayaho nanjye mpindukire n'ubundi maze kumenya ibyo iri kungayaho. uwo muntu rero naramwemeye. rimwe na rimwe iyo Imana ikumenyesheje ibyawe ikugaya, ugaca bugufi ukihana, Imana irakubabarira. kandi ikindi, ubu butumwa abantu babuvuzeho ibintu byinshi cyane, amakomanteri menshi, ariko nanone njya nibwira yuko ibyanditswe byera, reka dusome iri jambo ry'Imana kugira ngo aha hantu mbashe kuhavuga. ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike. ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice byaho ni 5, umurongo waho 19. haranditswe ngo nimukazimye umwuka w'Imana, kandi nimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose. amen. amen. iri jambo ry'Imana yatubwiye ngo nimukazimye umwuka w'Imana, ngo kandi nimugahinyure ibihanurwa. buriya mwene Rekabu, ni ukuvuga ngo ngewe nje nkaguhanurira ibintu bitari byiza. buriya ntabwo wemereye kuvuga ngo ariko runaka ibi bintu ndabihinyuye, ndabipinze. oya, ahubwo Bibiliya yatubwiye ngo nimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mwewe mucekinge, mugerageze ibizima aba ari byo mukuramo, ibitabafitiye umumaro n'ubundi mubikuremo. nuko nguko mutore ibibafitiye umumaro. bityo rero nkaba numva iri jambo ari ryo navuga ko ubuhanuzi bwakunze kuvugwaho cyane. burya niwumva ubuhanuzi ntukabupinge cyangwa ngo ubwemere. mu kiganiro nababwiye ukuntu umuntu yamanuriye, arambwira ngo senga amasengesho y'iminsi 12 ndamupinga, ariko ni mu butumwa uko biri kose natambukije. ndamupinga, ariko ibibazo bingezeho bintera gusenga amasengesho y'iminsi 21 wa muhanuzi naramupinze. ni ukuvuga ngo rero gupinga ubuhanuzi cyangwa se kubuhinyura ntabwo Bibiliya ibyemera. ahubwo icyo itwemerera ni ugukuramo ibizima bidufitiye akamaro, ibitari ibizima n'ubundi tukabihigika iruhande. ni uko nguko Imana ibafasha. ariko abantu wenda wamara nk'abantu impungenge. urumva abantu uvuze ko watanze ubutumwa ahantu hatandukanye ku bantu batandukanye, ariko abantu sinzi impamvu wenda
bakuyemo ubwa ADEPR, wenda wasanga ari uko wenda benshi ari aba ADEPR nawe ukaba umwa ADEPR. Hanyuma se hari inkuru zatambutse mu minsi ishize ko aba ADEPR yaguhagaritse, nibyo cyangwa ntago ari byo? Haba se hari ingaruka byakugizeho nyuma y'utambutse ubu butumwa? Ya, murakoze cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ngira ngo nawe mwene Rekabu, ni byiza cyane kuba uri umwe mu bakristo bo ku itorero rya Muhoza. Kuva ubu butumwa butambutse, ngira ngo hari uburyo hamaze kuba igaburo ryera kabiri. Ese ubwo barampagaritse, ubwo butarabyumvishe ukumva bavuga bati umukristo witwa Munyarubuga Vedaste tumuhagaritse kubw'ubu butumwa wenda yatambukije, sinzi uburyo bwose babinyuzamo. Cyakora ikiriho, abayobozi banjye ndabubaha, basabye ko twazahura tukaganira. Ndimo ntegura nk'uko hari umunsi bampaye tuzahura tukaganira. Okay, byumvikane ko ubwo utahagaritswe, abantu banabimenye, bari bafite impungenge. Vedaste Nzayinambaho ni umukozi w'Imana wemewe, kandi nk'uko abivuze Imana igukoresha uko ibishaka. Hanyuma Vedaste, tugenda tugana no ku musozo, nigeze kumva ikiganiro n'umu kandi wabivuze, hari n'abantu bibaza se uriya muhanuzi aho ntiyavangiwe. Nawe nigeze kumva uvuga ku bahanuzi b'ibinyoma. Niki wabivugaho ku bahanuzi b'ibinyoma? Kenshi na kenshi bavuga iby'Imana itavuze, rimwe ugasanga barimo barahanura amahoro ntayo, bakizeza abantu ibitangaza. Ese utubwire, babiterwa n'iki? Na bamwe base ni amaco y'inda, ni ugushaka uburyo kibabaho. Abandi bati se wenda wasanga ari ugutinya izo ntambara zose zirimo ziravugwa. Ni ibiterwa n'iki abahanuzi bagenda babesha bavuga iby'Imana itababwiye? Murakoze cyane. Buriya ku kigendanye n'abahanuzi, no muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo ifitanye urubanza n'abantu bitwa abahanuzi. Imana yaransuye irambwira ngo abahanuzi bari mu bantu benshi bagenda bagusha abantu cyangwa se bayobya abantu benshi, nk'uko mumbashije. Ubwo rero urumva yuko mw'ubu buryo bwo kuyobya abantu, hari abantu wenda bavuga bati uko biri kose nimanurira runaka, dorafite imodoka, dorafite amafaranga, uko biri kose nzamukuraho amafaranga, nzamurya ibye. Merutse gukurikirana umuhanuzi umwe kuri televiziyo, umuhanuzi umwe ari gutanga ubuhamya, ari gutanga ubuhamya ngo bw'ukuntu ngo yagendaga yamara kubona umuntu ari umukire, ngo agahita ashaka nk'amagufwa n'ubwoya bw'ibisimba n'ibintu bitandukanye, akagenda agacukura hantu akabitaba ku rugo rwa wa muntu. Noneho nyuma yaho akazahamagara, akazavuga ati Imana yanyeretse hari ibintu bakuroze, inyereka n'ahantu biri. Noneho yarangiza akambwira ati rero nyohereza itike nze ngukuriyeho ibyo bintu. Noneho ubwo buryo aribwo akoresha, kandi akagenda ajya ibyo abantu batari bakeya. Muriya mu buryo bwo guhanura njya nkunda gutanga urugero, nkatanga n'umugabo nkabani Imana izaca urubanza. Imana izaca urubanza. Hari abantu bagenda babeshya, barya iby'ubusa, barya iby'abandi, ariko ni ukuri niba hari umuntu njyewe naba narariye ibye nkarya ibye nitwaje impano y'ubuhanuzi, naravuze ngo n'ubundi Imana yo mu ijuru izabimanire. Kabone ko n'ubu butumwa natambukije, nagiye numva amakuru menshi abantu bavuga ngo buriya ngo ni ukwishakira ngo indamu ngo ibiki, ariko ni ukuri ndagira nkubwize ukuri mukozi w'Imana, ni ukuri ndakubwiza ukuri, ari indamu nta ndamu. None se nje nakoresheje amafaranga yanjye ndi imbere y'Imana, Imana intumye ngo jyana ubu butumwa, nakoresheje amafaranga yanjye, amatike nakoresheje n'ayanjye, naritegeye no kwitunga naritunze mu mujyi wa Kigali, kabone ko ariho nabutambukirije. Ubwo rero abantu bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, ariko Imana ivuze ngo haguruka, ni ukuvuga ngo ugomba guhaguruka. Icyakora wenda ku kindi kintu nabwira abantu tunasoza bazankurikirana, ni ukuvuga ngo muri iyi minsi
abantu nabo bajye bitonda, kubera yuko barakubwira bati hari bunaka hari umuhanuzi gutya na gutya. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi benshi bakora ibitangaza, ndetse ngo bazayobya n'intore ngo niba bishoboka. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi rero Imana ifasha abantu, nubwo waba uri umuhanuzi ariko ujye ugerekaho no gusoma Bibiliya, uvuge ngo mbese Bibiliya ivuga iki kuri iyi ngingo yo guhanura, kuri iyi ngingo y'ubutumwa, kuri ibi bintu Imana ibivugaho iki. Abantu bajye basoma Bibiliya. Burya Bibiliya ni umuyobozi, ni ituyobora n'urwego wenda umuntu aba agezeho, ni uko aba yaragiye asoma Bibiliya. Icyakora nanone no guhugurwa nabyo ni byiza cyane. Hariho n'abahanuzi, nk'ubu ni urugero, umushumba wacu Mugisha yarampamagara arambwira ati nifuza ko twaganira n'ubundi ubwo duhana umunsi. Hari umuhanuzi rero byumva nka kuri akavuga ati ngewe uko biri kose kuba Imana ngewe inkoresha nta kintu najya kuvugana na mushumba. Oya, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ngewe ntegereje kujya kuganira n'abayobozi banjye tukaganira, kuko hari byinshi wenda bazambaza ntabwo mbizi nk'uko bifuje ko tuzaganira, ariko muri ibyo byose wenda nanjye nzahungukira ubundi bwenge, mpungukire n'ibindi ntarinzi. Ariko muri makeya ni uko nguko Bibiliya iravuga ngo ubwenge buva mu ijuru ijyambere buraboneye kandi bwemera no kugirwa inama. Imana rero ibahe umugisha. Kandi ikindi, hariho n'abantu wenda baba bavuga bati uko biri kose uriya mukozi w'Imana ashobora gukomeza kugenda avuga ibintu nk'ibi n'ibi. Ngewe ubutumwa Imana yampaye narabutambukije. Ubutumwa afite muri iyi minsi ni ububwira abantu kwihana, ni ububwira abantu ko bakwiriye kwihangana, ni ububwira abantu ko bakomeza urugendo rujya mu ijuru. Icyakora keretse Imana hari ibindi Imana imbwiye ngo bivuge, ni uko nguko. Ariko ubutumwa afite ni ubwo nguko. Imana iguha umugisha. Turagushimiye cyane wakoze kuza kubana natwe. Imana iguha umugisha.